igihe kigeze Mungu aranshuka antera inda, amaze kuntera inda ambwira ati nzagutwara, ntiyantwara ahita atoroka aragenda. Aha hantu nkunze kuhaca nkahabona uyu mubyeyi. Uyu munsi ndumva nshaka kumubaza ikibazo kimwe rukumbi. Ese ni iyihe mpamvu nyamukuru ituma asaba? Ndamwegereye nsanga afite ubumuga bw'ukuboko, ariko n'ubundi ikibazo ngomba kukimubaza nta kabuza. Ati byose ni ukubera umwana wanjye. Nise ngira amatsiko mubaza niba afite umugabo. Nta kintu yanshubije, ahubwo yari imyoje. Nahise muhereza ukuboko ngo tuganire, wenda yambwira byinshi byerekeye amateka ye, bityo akaruhuka kandi nanjye nshobora kumwigiraho byinshi. Ni agahinda ko kutagira ababyeyi ngo bankurikirane, ko kutagira amaboko nanjye ngo mbe nakwigoye icyo abandi bakora, mbega ubuzima mba mbona ari danje, no kutagira ngo wambwira ngo komera, cyangwa se n'uwambwira ati iki ni iki ngiki, ndarya nsabye, ndambara akenda ngasabye, ndarisega utuvuta ndusabye. Nyine ni ubuzima bwanjye ni bubi cyane. Nitwa Uwambajimana Anita. Musaba kumbwira amateka ye mu ncamake, nuko yambwiye. Njyewe banyita Uwambajimana Anita, kano kaboko kamfashe muri 90 mfite imyaka 4. Ndabikurana, ababyeyi banjyana kwa muganga biranga, ndagumya ndwara buno burwayi. Mama agera igihe baza kunjyana ahantu mu bitaro byitwa Gahini bampa insimburangingo, baravuga ati ntabwo byakunda, igufwa ryarangiritse, nta gufwa ririmo, nta maraso nagiraga. Ubwo igihe kiza kugera mama arapfa na papa arapfa, bakuru banjye bamaze gushaka na basaza banjye. Inzu twari turiho barayikubita, njyewe nigira mu nzu ya masenge y'imiryango, nyine aba ariho nibereye. Igihe kigeze Mungu aranshuka antera inda, amaze kuntera inda ambwira ati nzagutwara, ntiyantwara ahita atoroka aragenda. Ikigaragara ni uko yavutse mu bana benshi, abana 9 bose, ariko nta n'umwe umwitayeho. Bavuze turi abana 9, hapfuyemo 2, abandi bariho. Nyine bamaze gupfa bagabana amasambu, noneho bavuga ati inzu ni iy'imiryango, nawe barakubita baragurisha. Biba ngombwa njye ko njya kwikodeshereza, njya mu nzu y'amasenge uba hanze Abakanada, nzamubwira ati yiberamo nta kibazo. Nyuma mbona nta buzima bwanjye, ntabasha kujya mfata isuka ngo ndahinga, sinabishobora. Ndavuga ndagenda nicaye ku muhanda, umfashije amfashe, n'ubwo buryo nibereyeho. Ati ubwana bwanjye nakuranye agahinda. Ntago nabashije kwiga kuko nagiye mu wa mbere primaire, birakomeza akaboko ka mbere ikibazo, nibwo banjyanye kwa muganga Gahini nabwo biranga, ndaza niberaho gutyo. Ubwo ubuzima bwanjye ni ubwo kwicara ku muhanda. Ni agahinda ko kutagira ababyeyi ngo bankurikirane, ko kutagira amaboko nanjye ngo mbe nakwigoye icyo abandi bakora, mbega ubuzima mba mbona ari danje, no kutagira ngo wambwira ngo komera, cyangwa se n'uwambwira ati iki ni iki ngiki, ndarya nsabye, ndambara akenda ngasabye, ndarisega utuvuta ndusabye. Nyine ni ubuzima bwanjye ni bubi cyane. Ntacyo bampa. Umuvandimwe wanjye n'umunyamahanga ntazi nawe utanzi, uw'Imana intumyeho. Hari murumuna wanjye unkurikira ungwa mu ntege, ari Uganda, yagiye gutyo nawe yikorera amafaranga, agize amahirwe arashaka. Abandi basaza banjye bari mu ngo zabo, uretse uwo nkurikira nawe arafunze. Ati sinigeze umugabo, narabeshywe. Ntago nashatse umugabo. Njyewe umugabo yambwiraga ko azantwara, arangije antenda, amaze kuntenda aratoroka aragenda, ngarambuka nawe ajya Uganda. Inda yanjye Imana iramfasha, ndabyara umwana muzima, none umwana wanjye ariho. Ngize agahinda ko ntazashobora
nta mitiweli nagiraga, nta shinge nta rugero nagiraga, ariko Imana yabimfashijemo ndabyara n'umwana wanjye nta kibazo. Abavandimwe barambyaje n'Imana, bampa umwenda, bampa buri kintu cyose, umwana ndamurera ndakura. Ariko nubwo umwana atazi se ari njye se areba, ari njye nyina areba, ariko nta kibazo, umwana ndi kumwe nawe ndamufite wanjye. Umwana w'abana n'ibikomere byo kutamenya byinshi kuri se. Arambara ati ubundi ko abandi babwara n'ababyeyi bakajya avuga ati muzane papa wanyu, ubundi ngiye papa baheye. Nkambwira nti mva iruhande ntabwo nzi iyo yagiye, icyarapfuye simbizi, kuko sinabona ukuntu nabwira umwana ni njye papa wawe. Nyine arabigira ko abandi bana bisanzura kuri base, we ntasagireba yisanzuraho, ntiyajya kuri nyirarume ngo aramwisanzuraho. Niyo mpamvu ati icyo kinyenda uzakijyana wakibyaye. N'iryo jambo naryo riramukomeretsa, iyo ntumva ikinyenda rijyane kwa se naryo riramukomeretsa cyane, nanjye rikankomeretsa ko ntawe nzi, sinzi aho namushakira. Ubwo nyine natuje ndiyakira ndaceceka. Ubwo umwana namwiyandikishijeho. Ubuzima bw'umwana we buramuhangayikisha cyane, ari nayo mpamvu aza ku muhanda gusaba. Ubuzima bwanjye bwose njya byampangayikishije. Nk'ubu ngubu nk'amafaranga y'ibigo by'ishuri nabyo birampangayikisha, umwenda w'ishuri urampangayikisha, ikintu cyose kirampangayikisha. Aho ndyama wasanga ndyamye nka mayibo, ndyamye nka marene, sinzi kubaho umusambi, niryamira ku dukarito, niryamira ku bifuka nk'ibi ngibi. Ubuzima buba bumpangayikishije cyane, sinakicara ku muhanda ngo mbone amafaranga yagura isafuriya cyangwa isahani, biba ari danje, ni urugamba rwose. Ubu ngubu umwenda w'ishuri namuhaye, umwenda wanjye nkubwiye namuhaye ikanzu nambara nabwo umuntu yamaye imeze gutya, ubu niyo yigana. N'umwenda w'ishuri byarancanze, n'amafaranga y'ibyo byarancanze, ni urugamba gusa. Umwana ye numva ko yakiga rwose nawe akazagira aho yivana aho yigeze, ariga pe, afite umuhate wo kwiga. Nambwiye ntiyigiye ejo nawe wenda uzamenya gusoma no kwandika, ugende nawe ugere aho wivana, ugere nawe wigeze, cyangwa nawe wakwibona n'akazi kazakugire ntakiriho. Ababazwa no kuba atagira aho aba ndetse n'icyo akora. Ngo asengera muri ADPR ariko ngo nabo ntacyo bajya bamufasha. Kimbabaza kutagira aho mba, kutagira uko njya, kutagira icyo nkora nk'abandi. Ndajya gusaba urunyanya mu isoko, umuntu akaroma yambwiraho amagambo nk'igihumbi, akarunkubita mu gatuza ariko nkarwakira kuko ntashoboye kurwigurisha. Umuntu arakubwira kuri izi nkweto kamambi, akaze gukubita mu gatuza, ukazakira ko udashoboye kubyigura, nta bushobozi ufite, ukemera ukarya nk'imbwa kukabitora. Imana imfashije rwose, Imana ikampa nk'inzu yanjye, nkavuga ngo aka ni akazu kane nanapfa umwana wanjye akazagasigaramo. Urishima, ibintu mu byiza urabyakira ukishima, nta bushobozi uba ufite ngo urabyikorera. Ubwo Imana yo mu ijuru ni icyo yakumarira, icyo yagufasha, yagira icyo yagukemurira nawe ikagukura mu cyago. Nta kintu bamfasha rwose. Benshi ubuzima bwanjye barabuzi, ariko nta wakwikura nk'umwenda ngo awume, nta wakwikura nk'isabune ngo ayime. Ndatega ndemera nkasaba na rifuti, nkajya gusaba umunyamahanga ntazi, nkaza nkicarira hariya, ungiriye akama, utamaye nabona 500 nkagenda nkasabira rifuti nkongera nkataha. Ubwo nawe nabonye icyo kurya tukagera tukaburaza. Iyo umubajije ikintu yifuza, akubwira ko yifuza ahantu azaba, ku buryo n'umwana we azahakurira akahamusigira. Ikindi kandi ngo yifuza n'icyo yakora. Ahantu naba wenda n'Imana ikamagutsa ku muhanda, nanjye wamputa nyine natujyana mu isoko naducuruza, vuga ngo nanjye niyo nanapfa, burya umuryango bari umuryango. Ejo ashobora kuzatinda ndasaba kuyikubita nkayubakisha, iri ku muhanda nkashyiramo abapampe, nanjye umwana wanjye nkazajyaho namusiga, kuko mfite utwo tunyanya nkagera ku gasabune ngiye ku muhanda, nizera ko nta muyobozi wansoresha, abona nanjye ntashinga nawe naducuruza, Imana ikampagutsa hariya. Agira inama umwana we ukwiga ntazabe nkawe. Nubwo ati iyigire, njye ntabwo nagize amahirwe yo kwiga, wowe iyigire, wenda ejo nawe wagira icyo wakwikurira mu ishuri, nawe wagira icyo wakuramo, wenda nawe ejo ukazabasha kugira icyo wakwikorera, icyo cyakugirira akamaro.
Next Hope TV yamuhaye ukuboko, nawe numubona uzamuha ukuboko abizi azishima. Iyi Next Hope TV, kora subscribe. Barakan mai tubwire ibyo numva ikintu binegereyeho, numva munsubiza intege mu bugingo. Imana ibahe umugisha. namwe dusangiye.